Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Abana mwese mwe muraho, murahari se? Undi sogokuru ubasuhuza. Imana ibahe umugisha mwese 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 mwese, kandi ndabakunda rwose pe. Namwe murankunda se? Abankunda nimuzamura ukuboko. Ndabashimiye, biragaragara ko munkunda koko pe. Imana ibahe umugisha rero, kandi Imana ibishimire. Nanjye ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda ndetse. None se uyu munsi amakuru yanyu yarayahe? Mwari mwagiye he? Mwatembeye? Mwariye? Mwanyoye iki? Amata, amazi, umutobe, mwanyoye iki? Ariko ntago mwemerewe kunywa inzoga. Oya? Niba muri mwari mw'abana banywa inzoga, sha mufite ibibazo. Ntabwo abana bemerewe kunywa inzoga, kirazira. Kubera ko zishobora kubateza ibibazo, mukarwara cyangwa mukaba mwanavanamo ubumuga. Ntabwo rero mwemerewe kunywa inzoga, sibyo bana beza? Abajyaga bazinywa ni bande? Ntimuzongere. Abatarazinyoye muzamura ukuboko, uri umwana mwiza. Ntuzanywe inzoga kubera ko utemerewe kuzinywa. Rwose uzazira iki? Uyu munsi se murimo kwibaza ngo buriya sogokuru agiye kutubwira iki? Hari umuntu wari urimo atabaza, arahamagara cyane cyane, muzi icyo yari abaye. Arimo murantabare, 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 yadutorotse. Abantu bose bagira amatsiko yo kuza kureba. Arongera arahamagara, murantabare, yantorotse, yantorotse. Arongera muradutabare, muradutabare, yadutorotse. Yigeze ntabwo yavugaga icyo ari cyo, ariko icyamutorotse cyaje kumenyekana. Murakizi? Icyamutorotse n'inkima ye yari afite ntoya. Bamwe bayita kiki, abandi bakayita andi mazina, ariko iyo yari yabatorotse. Ndebye hirya ngira ngo hano hari igiti ndebe ko yagezemo, ariko nawe yari yamutorotse. Iyi hari mu gihugu kimwe cyitwa Australia. Bari bafite ahantu bubatse ishyamba ryabagamo udusimba nk'utu. Nuko rero nayo bayishyiramo. Bayishyizemo, bayigenera akazu izajya ibamo. Maze igihe kimwe rero iba igize irungu, yumva ishaka gukina n'izindi kuko yahoraga iri yonyine. Ikareba iti none njye ntabwo nzashobora kuba jyenyine, ndabirambiwe, ndabirambiwe, ndabirambiwe. Iba irasohotse, irakingura, ahasigaye irabatoroka yurira urugo. Iba yasimbutse, isimbukira mu giti. No kubacika rero bimeze gutyo. Ahantu hose igeze bakayibona, ariko ntihagire ushobora kuyifata. Dore ngo barayishaka rero. Bajya kuyifata hano ikabigeze hariya, bagera hariya ikabija hano, bagera hariya ikabigiye hariya. Babubiriyeho batarayifata. Ibi iragiye ahantu mu rugo. Ihageze isanga bafite imineke, irayiba. Irayiba.
igeze hariya isanga hari ibindi imbuto bafite ku meza, isanga hari bafite ibyo kurya, aho naho ibira bitangiye gushaka kubirya ariko birayitwika, irarorera, irangije isohokana imineke. Abandi bagashaka kuyibata bagatelefona kuri polisi, umudutabare, kiki yaduteye, kiki yitwa iriya zina, ati niyitwa Nimbo, bari bayizi, bari barayanditse ko yari inkima yabaga aho ngaho aho hafi. Erega bashaka kuyifata, reka da, barayireka irara mu giti. Nk'ejo babandi bashinzwe kuyicunga baragaruka, yari yabazengereje koko, kandi nayo yari ishonje, maze bashaka kuyifata, reka da, ahasigaye biga ukuntu bagiye kuyifata. Icyo bakoze, bazanye umutego nk'uwo bategesha amafi, ahasigaye bayirukaho, bakajya bayigarura, yirukanse noneho ngo ishaka kubacika. Iba iribeshye ikatira hahandi igize ngo irasimbuka, irafatwa, buri ukuntu yasohokamo. Arayifata, barayizana. Mbega ukuntu yari yabaye agasambo, yari yibye imineke ahantu hose, yagiye igera mu bikoni byabo ikabiba, mbese yari yabaye akajura. Ikiba umuneke igasimbuka, yagera ari ikiba itunda, ari igeze ikiba ikindi kintu, yari agasambo gusa. Nta nubwo yabishaga, ahubwo yahise yurira mu giti kure, ikawurya, yarangiza ikajugunya ibishishwa hasi. Abana namwe se hari ukuntu mujya mubona ibintu nk'ibyo? Kikise cyangwa ari nkima, murazizi? Yari yatorotse mu rugo, ba nyirayo barahangayika. None ndagira ngo mbabwire ko hari aho twize ko tudakwiriye gukinisha ibisimba, ariko no kubyorora nabyo babihererwa itegeko, maze bakajya bazitunga iwabo mu rugo. Yari ibereyeho kubashimisha, kubera ko nta kindi yabakoreraga. Ntiyajyaga kuvoma, ntiyajyaga gushaka inkwi, ariko babaga banejejwe no kuyireba, no kuyikoraho, no kuyikinisha ariko yari kubaruma. Nuko bamaze kuyifata muri wa mutego rero, bahita bayifata bayishyira mu modoka. Uwo mutego wayibereye nk'uko bagifunza amapingu murayazi, bayafunga ibisambo cyangwa se abandi bantu bagize urugomo bakabashyiramo. Nayo niko bayigenje rero, barongera barayifata bayisubiza mu rugo iwabo, abantu bagira umutekano. Nimbo yaribye, Nimbo yangije imyaka, Nimbo yari yaraserereje abantu, ariko uyu munsi bayigaruye imuhira. Imana nayo hari igihe ireba igasanga hari abantu bameze nka Nimbo, ariko kagakiki. Iyo babuze ibyo kurya bajya kwiba, bakaba barangije. Iyo bavuye iwabo barangiza ibintu byinshi, kandi Imana ntabyo ishaka. Imana ntishaka ko abana bayo biba. Imana ni umubyeyi wacu, iyo tuyiretse tukajya mu by'isi birayibabaza. Hanyuma rero ikohereza abo kuza kudushaka, bakatwinginga, bakatwigisha, bakaduha inama nziza zitandukanye kugira ngo tugaruke mu rugo, twongere twubahe Imana kuko ariyo yaturemye. Burya na hahandi dusengera naho hameze nko mu rugo. Yego, ijambo ry'Imana riraturinda, kandi n'ibyo turya naryo yavuze ngo ni umutsima w'ubugingo. Imana rero iratugaburira njyewe nawe, kandi ikoresheje ijambo ryayo. Imana iduha ibyo dukennye bitewe n'uko itwitaho. Iyo Mana nziza niyo idushaka kugira ngo yo ubwayo ijye iturinde ikibi n'ikindi cyashobora kukwangiza ubuzima bwacu. Mbese mwari muzi ikindi Imana idukorera? Nuko Imana ishaka ko tutakwicwa n'inyota. Imana ntishaka ko twakwicwa n'inzara. Imana ntishaka ko imbeho itwica. Ikindi, Imana ntishaka ko tubaho nabi, ngo imibu iturye turware malariya. Oya,
ntabwo byayishimisha. Niyo mpamvu ishaka ko twajya twumvira ibyo itubwiye. Erega Imana ni umushumba wacu mwiza. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana ni umushumba wanjye sinzakena, cyangwa se Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Imana irashaka ko tuyumvira, Imana irashaka ko tuyubaha nk'iyaturemye, kandi Imana irashaka ko njyewe nawe twajya twitonda tukagira n'amanota menshi. Muriga niba mwiga rero, Imana ishaka ko mugira amanota menshi kandi izabaha ubuzima bwiza. Reka rero dusabe Imana kugira ngo izaturinde ubuzererezi, izaturinde tugume iwacu kandi twishimire ibyo iduha. Ikindi tujye tuyihesha icyubahiro kuko idukunda igakunda n'ababyeyi bacu. Tujye tuyinginga igihe twagize intege nke n'igihe twagize ubwoba, ariko Imana yiteguye kuduha ibyo dukeneye byose. Tuyizere nk'umubyeyi, izaturinda kandi izadukiza ikibi icyo ari cyo cyose. Urukundo rwayo izakomeza irutwereke igihe cyose tuziyemeza kubana nayo. Imana iduha amahoro mu izina rya Yesu. None se abantu, murashaka namwe kwibera mu rugo rw'Imana? Ababishaka rero muhaguruke dusenge. Imana ishobora byose kandi Imana idukunda, uri Yehova, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni wowe ugarura abana bawe bazimiye, ukabarinda, ukabagaburira, ukabambika neza kandi ukabaha ubuzima bwiza. Natwe kenshi tujya tugutoroka tukajya mu bidakwiye. Uyu munsi turabyanze, turifuza kuba iwawe. Ngwino ubane na buri wese kandi ujye uduha amatwi yumva akumvira ijambo ryawe. Ubuntu bwa Yesu bubane natwe, ko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Abana bayi, Imana ibarinde, murakoze.